Reka tubashimire kandi tubasuhuze bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nitwa Rukundo Emmanuel, ndumuvuga butumwa bwiza ijambo ry'Imana, nkaba n'umunyamasengesho. Imana iduhana umugisha. Nubundi turi kumwe n'umubyeyi dukunda kuba turi kumwe muvuga butumwa, nawe yabibwira. Nanjye nitwa Mukakamari Aloysia, cyane abantu benshi bazi kuri Mama Byiringiro. Yego. Mama Byiringiro ko ise urangiza wowe umuhamagara wawe utawuvuze. Ndi umubyeyi w'abana 7, Karuruma, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvuga butumwa, haba n'umunyamasengesho. Okay, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nkuko nubundi kuba twari turi kumwe mbere yuko twinjira mu cyo Imana dutumye hano ku TV irakora. Reka nubundi tubanze twiragiza Imana, dusenga Imana kugira ngo twinjiye neza mu butumwa, mu ivuga butumwa ry'umurimo w'Imana twese, kandi twufashwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka Mabyiringiro tumwifashishe n'ubundi nk'umunyamasengesho. Murabona yuko yabyambariye nk'umusirikare wa Kristo. Senga Imana. Murakoze cyane. Turagushimiye Mana yacu kandi turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi zawe. Tugushimiye ko ngiye kuduha umwanya mwiza nk'uyu. Data, tugarutse kongera kuvuga tuganira na bene data ku ijambo ryawe. Niwe wa mbere duhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe kano kanya, kandi turakuraritse kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Twaritse umwuka w'Imana kugira ngo atubere umuyobozi, kandi usenge amatwi y'abantu bose batwumva kugira ngo Uwiteka Imana amagambo aza kuva mu kanwa kacu abashe kubabera igitsika cy'umutima. Amen. Dusabye rero imbaraga n'amavuta kugira ngo Uwiteka utubere umuyobozi muri iki kiganiro, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe Mana. Gifasha amatwi y'abantu benshi batwumva kugira ngo imitima ibashe kururuka. Urakoze kubikorana mu izina rya Kristo mbisabye nizeye, urakoze. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Reka nguhe kaze muvandimwe wanjye wo dukurikiye, kandi ngushishikariza kugira ngo nukuri ntuze gutambuka cyangwa ntuze kugenda utarangije kino kiganiro. Uyu munsi tugufitiye kado nziza cyane ko aya makuru y'ijuru tuzanye na makuru twasengeye, twicara tubitekereza, tubona ko ari ngombwa kugira ngo tubitangarize isi muri rusange bose babimenye. Hagati aho Mabyiringiro, umeze ute? Meze neza. Ko ndi kubona watuje cyane, kwegereze ka microphone kugira ngo abantu bakumve, dore uvuga gake bajye banihangana nyine, ariko uyu munsi nzi neza yuko none uzamurijwe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare muri hose. Turi kumwe n'ubundi turi mu ivuga butumwa, twari twakumbuje abantu yuko tuzababwira ku ijambo. Wanyibutsa njyewe ko nyibutsa ko ari kwabiye tubabwira ku ijambo. Twari hano tubabwira ku ijambo rivuga ku gihe. Yego. Igihe urya ukuntu Imana ifata igihe ikakibikamo umugambi wayo. Yego. Ku muntu wayo. Ndabyibuka nanjye. Twababwira ko tuzagaruka tubabwira ku mugambi w'Imana noneho nyirizina. Yego. Imana ishimwe. Mwabyumvisha bisobanuye neza. Nubundi intego none turiho duhagazeho no kongera kubwira abantu ku mugambi w'Imana, kandi twabakumbuje tubwira ko burya ngo Imana ifata igihe ushobora kuba uri gucamo kibabaje cyangwa kigoye, ikakibikamo umugambi w'Imana. Nkundira nubundi tubanze turimba indirimbo yacu ya 70 mu gakiza ku bantu baba Pentecote cyangwa abantu bakijijwe bakunda kuba bazi indirimbo. Ni indirimbo ya 70 tujye kubanza turirimbe, none twinjire no mu ijambo ry'Imana. Reka dutangire. Iravuga reka gutinya ibizakubaho. Reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda. Iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana irakurinda. Iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. Ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda. Iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda.
iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana imenya ubukene bwawe Imana irakurinda komeza ubane n'Imana gusa Imana izakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda kandi nubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda uyimenyeshe ibikubabaje Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nyemerera n'ubundi akogoma kawe keza kagufasha n'uri mu ivugabutumwa ube ugashyize hasi nta kibazo noneho tuvuge ku bwami bw'Imana. Iyo muririmbyi ajya nyubaka mu buzima bwanjye kandi anyongeramo imbaraga n'umuririmbyi mirongo uvuga ngo reka gutinya ibizakubaho kandi ngo Imana izakurinda. Haleluya. Ngo reba ubushake bw'Imana gusa Imana izakurinda. Ageze kuri Ev.Rukundo ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, mu bibazo byawe ucamo, mu ntambara ucamo za buri munsi Imana irakurinda. Mama Byiringiro, ubushake bw'Imana ku kigihe cyose busharira. Ubushake bw'Imana ntabwo busharira. Ngambwira impamvu budasharira. Ngiye murabusharira. Murimbye aravuze ngo nubwo mutwaro uremereye ariko Imana izakurinda. Yego. Bwagusharira ari ukwita kurinze. Yego. Ariko aravuga ngo nubwo mutwaro ukuremereye ariko Imana ivuze ko izakurinda. Aravuga ngo ibyago biri mu nzira ucamo. Yego. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ibyago biri mu nzira ucamo ariko Imana izakurinda. Imana izakurinda. Arishatse uvuga ngo inzira uri gucamo hari undi murimbyi nakunze. Uvuga ngo wabatinyutse ibyago byose. Naza kurikira umwami Yesu. Yego. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo ndayikunda, uyu muririmbyi wayiririmbye naramukunze cyane. Yego. Aravuga ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naba ari uza wenyine akurikira umwami Yesu. Yego. Arangije hepfo aravuga ngo have wabwoba we namaramaje kujya mu ijuru. Ngo kuko naramaramaje. Yego. Kujya mu ijuru. Yego. Ngo kandi abanzi biwe bose Yego. ntago bashobora kumurekesha. Niko bimeze umugambi w'Imana ishema. Imana. Rero nubwo yaravuze ngo Imana izakurinda ngo reka gutinya ibizakubaho. Imana ishema. Haleluya. Amen. Aravuga ngo reka gutinya ibizakuba kuko Imana izagira gute izakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, nubwo izo ntambara zikuruhije, nubwo amakuba abaye menshi, nubwo uburwayi buhari, nubwo uri kubona ntanze, aravuga ngo reka gutinya. Nubwo mutwaro uremereye wabuze ukuntu bigenze, uri kubona ntanzira. Imana ishimwe. Araje avuga ngo reka gutinya kuko Imana ivuze ko izakurinda. Imana ihimbaza. Ngo kandi Imana imenya n'ubukene bwawe. Irabizi ko burya hari n'ubukene. Yego. Aravuga ngo izakurinda. Imana izakurinda. Ese nibyo ni nanjye mbitekerezaho. Ese ubundi mu bushake bw'Imana nanabigereranya n'igihe umuntu aba arimo. Umuntu yasobanukirwa ate umugambi w'Imana? Umuntu buryo yasobanukirwa umugambi w'Imana. Yego. Umugambi w'Imana ni ikintu gikomeye. Ni nayo mpamvu Imana iwuhisha abantu cyane. Imana yarawufashe irawuhisha. Yego. Iwuhisha abana b'abantu kuko kano kanya abantu bamenye neza umugambi Imana igufiteho. Bakurangiza. Bakwica. Kandi ikintu natangajwe n'uyu muntu w'umugambi w'Imana. Nta kintu ushobora gukomeza. Uyu muntu uri mu mugambi w'Imana akenshi cyane Imana irabihisha. Iwuhisha abantu nawe ugashobora kubamo ariko ntabimenye. Ashobora kubamo uzabibirwa n'iki. Umuntu uri mu mugambi w'Imana. Yego. Arokoka impfu nyinshi cyane.
ariko akazirokoka baramuroga ariko ntashobora gupfa ariko ntapfika abanzi baragwira ariko ntibamunesha ariko ntabwo aneshwa ararwara ariko ntashobora gupfa ntabwo apfa baramutega umutego ariko ntacyo bamutwara Imana ishimwe cyane abantu baramuvuma Imana ikamuvumura ntabwo avumika uyu muntu uri mu mugambi w'Imana ushize twabwiye abantu kuba mu gihe kandi nashimye abana ko ari abantu cyane byubatse umuntu arampamagara akambwira ati ndashima Imana ko namenye ko burya ari igihe ni igihe umuntu abahagaze ati burya reka nceceke ntuze kuko namenye neza ko ari igihe Imana ishimwe cyane rero kuba uri guca kuba Imana gufite umugambi niwo ngo byanze bikunze Satani ahagurutse ingabo zo kukurwanya agahagurutsa abarozi agahagurutsa abanzi agahagurutsa amakuba nubona bari kukuroga cyane ujye uvuga ngo byanze bikunze ari mu mugambi w'Imana yego kandi ikintu kizakora kuri mugambi w'Imana barabigutega ariko nta kintu bigutwara na Yosefu yaranzwe na bene se ariko kubw'umugambi w'Imana Imana iramurinda mu kintu namaze kubona uyu umuntu ari mu mugambi w'Imana ararwanwa iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana agira abanzi benshi kandi akagira n'abanzi benshi kandi iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana ibyago nibiyo mpamvu muri mbya bivuze aravuga ngo dore noneho ibyago biri no mu nzira ucamo ariko Imana izakurinda Imana ishimwe aravuga ngo kandi nubwo mutwaro uremereye kandi ugoye aravuga ngo Imana izakurinda araje aravuga ngo kandi umenye neza ko Imana izi n'ubukene bwawe Imana ishimwe muri uwo mugambi w'Imana izi n'ubukene bwawe niyo mpamvu rero ubushize twabwiye abantu twavuga ngo ahari ushaka kuba uri mu gihe ufite kwiheba ufite amaganya waritereye icyizere ariko menya neza ko icyo gihe uri kurwana nacyo kibitse mu mugambi w'Imana haranura kuza umugambi w'Imana nta muntu ujye urwanya ngo awushobore tibishoboka uyu muntu uri mu mugambi w'Imana abantu baramuhagurukira ariko ntibamushobora abarozi baramuteranira ariko ntashobora gupfa amakuba bari menshi ariko akamusiga batega imitego ariko akayisimbuka ararwara akayahamagara ariko ntago ashobora gupfa ajya ku rugamba agatabaruka amahoro aba yari isuzugurwa Imana ikamutabara abashonjeje Imana ikamugaburira ejo bamusuzugura ariko Jeredine yarabivuze neza aravuga ngo numubona uyu muntu ujye wirinda kumuvogera cyane aravuga ngo birashoboka ko wamurusha amashuri wamurusha uburanga wamurusha amafaranga wamurusha kumenyekana wamurusha kubahwa n'icyubahiro ariko aravuga ngo ujye umwitondera kuko uyu muntu agize gute aba yarababuriye ibicumuro bye Imana ishema hari sinshaka kugira ngo tuganire ku mugambi w'Imana igihe kimwe abayuda batinda hehe batinda mu gihe baba mu gihe bari mu gihugu kiwabo kitari kiwabo iki gihe bakibamo bakimutindamo ariko nubwo bari mu gihugu kitari kiwabo bari bafite isezerano bari mu isezerano ry'Imana umuntu rero Hamana araza bibeshyaho abarebera mu gihe cyuko bari mu gihugu kitari kiwabo arabasuzugura yitwaje icyari cyo arabasuzugura yitwaje icyubahiro yitwaje uwo ari we ntiyamenya ko ari abantu bari mu mugambi w'Imana tuvuga ngo amen arangije yihereza ibintu byo kugira gute gushaka kubahangara no kubarwanya ariko we arabyiha kuko ntabwo yarazi ko bari mu gihe abona ko ari ubwoko busuzuguritse abona ko ntacyo bavuze cyane ko yarari ibwami ari umutoni ku mwana ntiyamenya ko bwabwo nicyo kintu nakundiye Imana ifata umugambi wayo ikawubika mu gihe abakureba niyo mpamvu bakurwanya niyo mpamvu abarozi bakuroga ntago ariyo bari kuroga ntago ariyo bagenza induru zikavuga inama zigateranya bari kurwanya ikikurimo icyejo uzabacyo Imana ishimwe cyane ngo barangije Hamani agira ngo n'ubwoko busanzwe cyane agira ngo n'abantu basanzwe kuko yabareberaga mu gihe cy'ubuhunzi ariko cyari kibise mu mugambi w'Imana kintu nakundiye Imana ishimwe urugamba rutaragira mu mahina ntago igitabara urugamba abanzi bawe batarabona yuko bakushoboye Imana ntigikukura mu maboko y'abanzi kandi burgira byemera ukayageramo yarangiza ikagusosorura mu maboko yabo ngo birangije amanika urubamba inzandiko ziratangwa bagombaga kwicwa bose bagapfa mvugira ngo amen arangije aravuga ngo bizanze bikuze bagomba gupfa abayuda bose bagashiraho ariko bari mu mugambi w'Imana niyo mpamvu nakubwira ngo umuntu uri mu mugambi w'Imana baramuroga ariko ntapfa bamutega ibitego nta kimutwara inkuba barazohereza ariko nta kigutwara uri mu mugambi w'Imana Imana igukurira de base igukura ku cyavu ikagushishiza n'ibikomangoma uri mu mugambi w'Imana igufiteho umugambi igukura mu
rupfu wagombaga gupfa abandi bagatambuka ugasigara Imana ishimwe. uri mu mugambi w'Imana warwara ukaremba Cyane. ariko ntibivuze ko ariko gupfa kwawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. ngo mu kwezi kwa 9 Yego. ngo itegeko riratangwa kugira ngo baramariho baravuga abayuda bagomba gupfa bose bakarangira. ariko babareberaga mu gihe. Yego. Ntago bari bazi umugambi Imana bafite. Ibabitse. Ntago bari babizi. Nawe mwene data birashoboka ko buri mu gihe. Abantu bakureberamo ariko kibisemo umugambi w'Imana. Birashoboka ko baba bari kukuroga buri munsi. Birashoboka ko uyu mukano kanya waba uri kurira. Uri guhura n'intambara, uri guhura n'amakuba, uri gushaka akazi ntukabone. Urwaye umaze igihe kinini warabuze umuganga kuvura. Ariko humura kibisemo umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko kwezi kwa biri Esther bice 9 umurongo wawo wa mbere. Yego. Ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12. Yego. Kwitwa Adari. Yego. Itegeko ni iteka ry'umwami. Yego. Byendaga gusohora. Niwo munsi abanzi b'abayuda babwirwaga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka. Yego. Kugira ngo amen. Amen. Umugambi w'Imana ujye uhindura ubuzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana ujye uvuguruza imigambi y'abanzi. Yego. Umugambi w'Imana ujye ubasha kugukura mu rupfu. Cyane. Umugambi w'Imana ujye abantu barakuvuma Imana ikakuvumura. Umugambi w'Imana baravuga uzapfa ntacyo wimariye, Imana ivuga ngo nzaguhindura umugisha. Ikavuga ko izagira ikikumarira. Umugambi w'Imana baravuga uzapfa utiyubakiye bwaki Imana ivuga ngo nzaguhinzura. Imana ihimbazwe. Umugambi w'Imana ukuzura ahantu wabonaga ko bidashoboka. Abarozi bagaterana bakagira abavuga ngo noneho turarara tumwishe bwacya mu gitondo bakakubona uri muhagaze. Umugambi w'Imana ugukuraho abantu bagushyize. Umugambi w'Imana ugukuraho amagambo y'abantu. Umugambi w'Imana ushobora kugukura mu buzima bubi. Imana igasa nkaho igize gute ikuzuye. Niyo mpamvu nabwira umuntu uri kutwumva uri mu gihe ushaka kuba uri mu gihe cy'abantu. Yego. Mu gihe cy'Imana abantu bakakuvuga nawe ukiciraho iteka. Abantu bakakuvaho nawe ukiciraho iteka. Ubukene bukakuba bwinshi ku buzima bwawe. Ariko ndagira ngo ngire ngo humura kibisemo umugambi w'Imana. Niko bimeze. Igihe uri gucamo amakuba uri gucamo ibyago uri gucamo akarengane ibibazo byinshi bikugose bibisemo umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Kugira ngo amen. Amen. Haleluya. Ngo uwo munsi Hamani yarazi ko bagomba gupfa bose bagagira gute. Ariko ngo igihe kimwe birahinduka. Ndashimira Imana ko igihindura ibintu. Igi bihindura. Kugira ngo amen. Amen. Ndashimira Imana ko igihe abanzi bacu babiteguye kudugiraho ububasha icyo gihe nicyo gihe Imana igihinduramwe ibintu. Imana ishobora guhindura ibintu mu ijoro rimwe. Yabihindura mu gitondo kimwe rukundo. Imana yahindura ibintu wowe ubona ko ntanzira. Ngo igihe kimwe ngo birahinduka. Imana ishimwe. Kugira ngo amen. Amen. Burya nta kintu na kimwe nabonye cyaburiza mu mugambi w'Imana. Ntacyo. Dawidi nawe hari amagambo yabivuzeho. Uko zima ndungutse kandi ndafashijwe cyane. Reka ngire amagambo nanjye nabwira ku muntu uri mu mugambi w'Imana kandi y'ubuhanuzi. Dawidi numwe mu bantu nabo Imana yari ifite umugambi w'Imana. Sawuli aramugenza ariko yibeshye ko agiye kwica, ariko ntabwo yari kwica umugambi w'Imana. Ntabwo byari gukunda. Yibeshye ko ari kurwanya Dawidi, ariko umugambi w'Imana nturwanwa. Kandi ikindi nkundira Imana, umugambi w'Imana nubwo abantu n'isi n'abagwagurukiye bakuvaho, umugambi w'Imana urakomeza. Reka nanjye some iri jambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 69. Haravuga ngo Mana nkiza kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye. Ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara. Ibaze Mama Byiringiro. Ngo ngeze muri nyina w'umuvumbi urantembana. Kurira kuranduhije, umuborogo wanjye urumye. Amaso yanjye yarerurutse ngitegereza Imana yanjye. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi. Abashaka kundimbura bampora impamvu z'ibinyoma barakomeye. Nibwo narihishijwe icyo ntanyaze. Imana itugirire neza. Dawidi yandika iyi ndirimbo ayitura cyangwa ayiririmbira umutware w'abaririmbyi
iyi zaburi ya 39 yanteye gutekereza cyane. Hari igihe kigera ibaza aho yageze ngo mana nkiza kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye. Iyi zaburi ndi kuyisoma, Imana yampishuriye ko hari abantu bari mu buzima bubabaje buteye ubwoba, ndetse bitewe n'ubuzima ucamo bageze ku kigero cyo kumva ko umugambi w'Imana warangiye ku buzima bwabo. Kugeza aho iri jambo nari ndi kurisoma, Dawidi yanditse, ibaza uburyo babivuze. Baravuze ngo ndigise no mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara, ngeze muri nyina w'umuvumbi urantembana. Ahari bitewe n'ubuzima urimo, bitewe n'agahinda ufite, bitewe n'intambara iri kurwana, bitewe n'uburwayi ufite, ariko reka mbaze nkwibutse ko umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Kandi naho abantu bahaguruka, naho isi yakurwanya, naho imiryango yakurwanya, naho n'abakugose bose wabona nta muntu umusigaranye, ariko umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu wizeye Imana. Imana ishimwe cyane. Twaririmbye uriya muririmbyi twahereyeho, uyu mubyeyi yavuzeho cyane, aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Izere gusa ubushake bw'Imana. Ropesti anikita. Izere gusa ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Nubwo uwo mutwaro wawe uremerewe, nubwo intambara zakomeje kuba nyinshi ku buzima bwawe, ariko unkundire muvandimwe, wongere ugire ibyiringiro bikomeye, wongere ugire ibyiringiro mu mutima wawe, wumve ko Imana izakurinda. Imana ishimwe cyane. Ageze hepfo ku murongo wa 4 aravuga ngo kurira kuranduhije umuborogo wanjye, urumye amaso yanjye yararegutse, nkitegereza Imana yanjye. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye. Uziko mabyiringi hari abantu batwangira ubusa cyane, n'umuntu akakurogera ubusa gihe. Ariko icyo dushimiye Imana no ku mugambi w'Imana ari mwiza ku bantu biringiye Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana himbazwe kuko umugambi w'Imana ku muntu wizeye Imana. Reka nkubwire, nta bifaru, nta ntwaro, nta ntwaro nimwe, nta makuba, nta byago, nta barozi, nta bakarashika bakuraho umugambi w'Imana. Haleluya. Nta kintu na kimwe. Ijambo ry'Imana ryo ngo naha amarembo y'ikuzimu yahaguruka, ntabwo yaburiza mu mugambi w'Imana. Naho abakwanga babi bihumbi n'agahumbagiza, pistiwene hivo hayisi. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Naho warwara ukagera no mu nda y'urufu, ntabwo umugambi w'Imana nta cyawuburiza. Ariko uzikunyibice ko kwa Yona no mu nda y'urufu umugambi w'Imana ugezemo. Uziko buriya n'abarozi bamenya umugambi Imana igufiteho. Barabimenya. Kagira inkuru mbwiraho rero. Barabimenya. Abarozi barabimenya. Yesu. Na Satani kandi arabimenya. Bamenya neza umugambi Imana igeze gute igufiteho. Ariko hari ikintu nakundiye Dawidi. Yego. Yarwanye neza wamuvuzeho. Nta cyane. Buriya Dawidi uriya kuba gusa ari imitishwa ari amavuta. Ari amavuta nicyo cyatumye buriya Sawuli amuhigagiye kingana kuriya. Aramuhiga. Buriya ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Kongere haleluya. Amen. Umugambi w'Imana, Imana ari ifite kuri Yesu. Yego. Ubwo yazaga kuvukira mu isi. Gucungura itorero. Ariko uziko Herode yabimenya. Yarabimenye. Reba kuba uri umuntu w'umugabo kandi ukuzura umwami. Kandi rwose wubashywe. Kandi wemewe. Ariko ukumva ngo umwana avutse uyu munsi. Yego. Ugatangira umutima ukaguhagararamo. Ati none aje kunzungura. Aradasinziriye. Buriya ni umugambi w'Imana. Mbega hari abajya buri bitotsi. Bakabura ibitotsi kubwo umugambi w'Imana. Kubera umugambi Imana igufite. Hari n'abarya baturogeka ntitorogeke kubera umugambi w'Imana. Kandi numva reka abantu bakurwanya. Ntabwo ari kurwanya uko ufite ubutunzi. Reka abantu bakwanje. Reka abarozi bakuroge. Hari icyo bari koroga si wowe. Ariko Dawidi naramukunze. Aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye. Sinzakena. Aravuga ntabwo nzakena. Haleluya. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Basubiza intege mu bugingo bwanjye. Azisubizamo gihe cya gihe abantu bona kupfuye. Cya gihe unanirirwa. Niho Imana igusanga ikongera ikagusubizamo intege. Araje avuga amagambo meza nakunze. Aravuga ngo anjyana
iruhande rw'amazi banjyana iruhande rw'amazi adasuma kugira ngo amen ariko umva uwo muntu Imana imufiteho umugambi yego umva uwo muntu uri mu mugambi w'Imana ntashobora kwicwa n'inzara nubwo yaburara ntashobora gukorwa n'isoni baramuroga ntagashobora gupfa abanzi baragura ntacyo bamutwara baragambana Yesu akabara hari bakavuga ngo bazakwica ntibakwice amakuba akaba menshi ariko ntibikunde bakakuvuma ntibyemere bakavuga ntazatera imbere ugatera imbere ngo azapfa ntacyo yimariye ukakimarira ngo azapfa adashingiye Imana ikagushingira Imana ishimwe ngo azapfa utabyaye ariko ukabyara kubw'umugambi ngo azapfa tubatse ariko ukubaka Imana ishimwe ngo abana ntibaziga bakiga abana bakiga Imana ihimbaza azabona akazi Imana ikaguhereza akazi kubw'umugambi haleluya amina umugambi w'Imana Imana ishimwe ugendana n'umuntu ufite ndanyuzwe haleluya Imana ihimbaza aranje avuga amagambo meza aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwawe azisuzamo gihe ki ni cyagiye cy'amakuba ni cyagiye cy'intambara ni cyagiye uri kubona ntanzira ni cyagiye uri mu bukene ngo araza agasubiza intege mu bugingo bwanjye nimuvuge ngo amen banyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye hari ikintu yavuze nakunze aravuga ngo naho naca mu gikombe cy'igicucu haleluya ndumva nabwira umuntu ngo naganire n'igihe arimo akiganirize ukiganirize ibigeragezo Imana ishimwe bigira amatwi Imana birumva ibigeragezo bigira amatwi kandi nabyo birumva yego ngo naho nubona byagucanze Imana ishimwe cyane ukabona biragucanze yego ukabura igisubizo yego kuko uri mu gihe nta nshuti ugira niko bimeze iyo uri mu gihe ntawe kuguhumuriza yego abantu bakuvaho kandi nabwo abantu ngo bagomba kwiyakira nimba abantu batagukunze none nta kundi hangara ariko ikindi kintu nakundiye Imana aho batakwise mwana wanjye iyo ugeze imbere y'Imana Imana ikwita mwana wanjye aho abantu bavuga ngo uri ruvumwe bavuga ngo ndagukunda yego aho baravuga ngo bakuvuma bakavuga ngo uriya we ni rubebe baravuga ngo uruwagaciro maso yanjye dushimiye aho bavuga ngo uriya we nta Mana imurimo baravuga ngo ntuye muri we zagendera muri wowe zakorera muri wowe bazakurwanya nzakutabara yego kongera haleluya amen kandi yego uzakurwanya nanjye nzamurwanya uzakuvuma nanjye nzamuvuma nakunze Imana kavuga ngo naho waca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo uzaca mu ruzi ariko ntiruzagutemba ngo kandi uzaca mu muriro ariko ntabwo uzashya numva nabwira umuntu twumva ushobora kuba uri mu gihe ntabwo nkizi cyaba ari cy'ubushomeri waba utinze kubyara waba warabuze gushyingirwa waba nta kazi waba barakuroze waba ufite za karande nazo zarakuzengereje gukora bikanga ucuruza ugahomba ndaya nkubwira ngo icara ujya mu nzu uganiriza igihe ukiganirize nikikwereka ibibazo ukereka Imana ishimwe muvuge ngo amen Dawidi aravuga ngo naho naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu urupfu nkarugeramo ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko yari amaze kumenya neza ko ari mu mugambi w'Imana yibuka inkota ya Sawuli Imana yagize gute yamurokoye aravuga ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe araje avuga amagambo meza Imana reka ihangane nyasoze gukunda ihangane aravuga ngo ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe aravuga ngo inshyimbo yawe kandi inkoni yawe nibyo bimpumuriza iteka numva nabwira Imana wowe uri kunyumva ngo Imana iguhumurize kuri uyu mugoroba nta wundi muntu waguhumuriza usibye Imana niyo nabonye iguhumuriza uri mu makuba urwaye bavuga ngo uzapfa utabyaye warategereje byaranga ikaguhumuriza kavuga ngo mwana wanjye uzabyara kavuga ngo mwana wanjye nubwo ugeze kure ariko nzagukiza kavuga ngo mwana wanjye nubwo abantu bagutaye ariko turi kumwe ndumva nabwira umuntu wese utwumva wowe wihebye wowe uri mu ntambara wowe uri mu bibazo wowe uri mu bigeragezo reka nkubwire ngo humura hari ijwi ry'ihumure Kristo aravuze ngo Dawidi aravuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza iteka kandi atungana ameza mu maso y'abanzi bawe ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zizanyomaho iminsi yose nanjye nkiriho ngo naho naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya amen uyu mugambi y'Imana ugufiteho n'iki gikombe cy'urupfu ni ngombwa ngo ugicemo byanze bikunze ni ngombwa ngo ugire gute ubicemo Imana nikubwira ngo
nuca mu ruzi ntago ruzagutemba ni ngombwa kurucamo uruzi ntago ari amazi n'ibigeragezo n'intambara n'abakwanga n'ugutoteza n'ubushomeri n'inzara n'ukwambara ubusa n'ubukode n'intambara mu rugo n'ukubura kugira ariko Imana ikavuga ngo naho waca naho naca muri iki gikombe cy'igicucu n'urupfu rukaza ngo ntago nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe Imana ikakubwira ngo nuca mu muriro ngo ntacyo uzagutwara umuriro ntago ari wo bacana ahubwo umuriro n'intambara n'amakuba n'abakwanga n'inama zikorwa ku buzima bwawe n'abagusebya n'abakwandagaza n'udutsiko kandi bizabaho ni ngombwa n'itegeko ariko aravuga ngo ni ukuri nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwawe Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe nyemera n'ubundi tugiye guhanurira abantu kandi barikiri mu mugambi w'Imana aya magambo ngiye kuvuga unkundire uko nyavuga ujye yasubiramo noneho tubibwire aba bantu bari badukurikiye niturangira dusoreze kwiri jambo dusenga Imana ubundi tuzongera tugaruke kuko Imana turacyari kumwe hano ku murimo w'Imana ni Zaburi ni Yesaya nako mu buhanuzi bwa Yesaya 45 havuga ngo aya namagambo ibi ni by'Uwiteka abwira Kuro turahera ku murongo wa mbere n'ubundi turageza ku murongo waho wa 4 honyine turangiriza tubwiriye umuntu umugambi w'Imana iby'Imana ivuganye nawe umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe ya magambo ndajya nyavuga mama umfashe uyasubiremo kugira ngo abantu babyumve neza umva ukuntu Uwiteka Imana avuze ngiri ni by'Uwiteka abwira Kuro ibi by'Uwiteka abwira Kuro uwo yimikisha amavuta niwe mfashe ukuboko kw'iburyo ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo ntakuneshereza amahanga ari imbere yawe kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze nzakujya imbere kandi nzakujya imbere nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi kandi n'amarembo ntagazugarirwa nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza Imana ishimwe nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe abantu babirebe kugira ngo bamenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe ari njye Imana ya Isiraheli Imana ishimwe amena ngo nzakujya imbere kandi umva mama ahantu hataringaniye nzaharinganiza inzugi z'ibyuma Imana izazimenagura kandi izazicamo kabiri ahantu hataringaniye ubona bitagenda neza kuko umugambi w'Imana Imana ivuganye nawe nzabikora nubwo ubona nta buzima nta mibereho nta ugukunda ariko kubwira ijambo ahantu hataringaniye Imana izaharinganiza izamenagura inzugi z'imiringa izamenagura imigambi y'abagome imigambi y'ibiguhiga imigambi y'abapfumu mu izina rya Yesu kubw'umugambi w'Imana ahantu uri nyemera utere haleluya haleluya Imana ishimwe nakagaruka kugira ngo dukumbuze abantu nyemerera dusenga Imana dusenge tuzongera tuvuge ku mugambi w'Imana ariko arakantu ngiye kugaruka nawe nidusoreze yego twibutse kubwira abantu yego arakantu ndabizi ko abantu twaje tubanagiye mbibabwira kandi bigafasha yego cyambere iyo uri mu gihe nyine ari igihe kwaka ijambo ariko ni igihe kigutsikamira hari n'igihe kandi igihe kiguha ijambo igihe kijya kikugaruka kikaguha ijambo yego ariko numva nabwira umuntu uri mu gihe cyangwa mu bigeragezo yego afata umwanya watwumvishije yiherera kiganirize akibwire wajya mu cyumba wajya ahantu simbiza ahantu ugihurira n'Imana ukibwira ati wagihewe twumvikane ndashaka ko tuganira tugira n'ibiganiro kuko iyo uri mu gihe hari igihe uzapfa yego kikakubwira ngo iby'Imana ivuga ntibizasohora ariko utize ko nta mashuri bizaca he ko nta mafaranga ufite ko uhora udepoza bikanga
bizaca he ko imyaka 9 cyangwa 5 ishize utabyara ariko ukiganirize ukibwire ngo na bwa bundi na rya joro cyagihe byarakeye ukibwire ngo na cyagihe waranteza ariko ndiho ukibwire ngo na cyagihe wanteza urupfu ariko ndarokoka ukibwire ngo na cyagihe hari ijoro nagezemo byanga gucya ariko Imana ihageze riracya ukiganiriza ugihe ubuhamya wongera usubiza amaso inyuma nubwo uri kubona none byanze ukabona nta nzira ukabona uri gupfunda imitwe ntibyemere ariko ukiganirize ugishaka kukubwira ngo ntuzabyara ukibwira ngo Imana yampaye umugabo inkorera ubukwe ntegereje ko izampa n'umwana ugenda ukiganirize ukibwira ngo cyagihe nagombaga gupfa ariko sinapfa ukibwira ngo cyagihe Imana yankuye kuri maternité nagombaga gupfa ukibwira ngo cyagihe nabonye Imana cyagihe nabonye ubutabazi cyagihe nabonye ukuboko kw'Imana cyagihe yarantabaye nabonye neza y'Imana wongera usubiza amaso inyuma muri iki kiganiro wibuka imirimo y'Imana ngo bari imigisha yose Imana yaguhaye yose uyibare udasize n'umwe wongera ukurure imbaraga z'Imana iyo uri kujya ntiwabona Imana uyibonera inyuma hahandi yagukuye hahandi wiga ubona nta cyerekezo nta menerivare Yesu akakwishyurira ubwira igihe ngo wagihewe nubwo none nta kazi ariko ejo izakampa wagihe nubwo ntinze kubyara ariko yampaye urugo ikankorera ubukwe izampereza urubyaro wagihe nubwo abarozi bari kundoga ariko nzi ko ntazapfa gupfa Imana ishimwe haracyariho ibyiringiro wararurira none ariko bwacya impundu zikavuga nanjye reka mbwira uyu muntu mwikusoza ubwire ngo mwibyo bibazo uri gucamo mwayo makuba uri gucamo habitse mu mugambi w'Imana itonde mu mugambi w'Imana kuko igihe urimo nongeye nanjye misubiremo ngo aho uri kubona nta nzira mw'icyo gihe cy'umubabaro hihishemo umugambi w'Imana kandi ijambo ryamwe ngo erega ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza humura Imana yawe irahari kandi iragukunda twasoza dutanga nimero za telefone noneho twarangiza n'ubundi ngasenga kuko nawe wasenze tutamgira nanjye senge nta kibazo nimero za telefone zanjye ni 078 67 880 Rukundo Emmanuel nawe ndumva zitanga yanjye ziriho hari kuri cooperative ziriho hasi nta kibazo yego nta kibazo murakoze cyane reka dusenga Imana nshuti ahantu urupfukame cyangwa uzamura amaboko yawe cyangwa niba uri no Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo turagushimiye turaguhimbaje hishura umuntu wese umugambi mufiteho dusengeye abari mu mubabaro dusengeye abarwayi dusengeye abari mu gihe kibabaje abo turabasengeye kugira ngo biteho kugira ngo barengere kugira ngo ineza y'Imana ibane nabo cyane kandi urinde umugambi wabo kandi biteho ubarwanirire neza y'Imana ize kuri bo cyane kandi turabasengeye kugira ngo ubagirire neza abo bavuganye nabo kiganza cy'Uwiteka Imana kiganze kuri bo cyane tubasabiye imbaraga tubasabiye amavuta mu izina rya Yesu kandi ubahe kwihangana no gukomera urakoze Yesu kubera ko byumvise mu izina rya Yesu amen amen.